Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza ku bwa Saveur Divine kandi ngiye muganira nitwa Bagabo Joseph. Garutse ku bwa Saveur Divine. Nkuko maze kubimenyera rero urubuga Saveur Divine muri Kinyarwanda n'Ikirundi rubategurira ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, kandi Imana ibana natwe ikaganira natwe mu buryo bw'ijambo ryayo. Iki cyumweru rero turimo twakomeje kuvuga kuri za nzandiko twari twatangiye mu cyumweru gishize ubwo twavuga ku nzandiko 7 Yohana yandikiye amatorero muri Aziya azishuriwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Twavuze ku nzandiko 5 mu cyumweru gishize. Iki cyumweru tuvuga ku nyandiko 2, ariko ngengarutse kugira ngo tuganire turebe niki twakuye muri izo nzandiko, niki twakuramo nk'isomo, niki twakora muri iyi minsi dukurikije inyandiko twasomye. Ndagira ngo dusome ibyahishe ibice 3 umurongo wa 11. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bene data bashiki banjye dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nawe ushubije amaso inyuma mu byo twaganiriye byose muri izi nyandiko zishize, muri izi nyandiko twavuzeho, wasanga ukwiye kuba maso no gutegura ubugingo bwawe, kuko uzaza we ntabwo atinze, araza vuba. Abantu benshi bamaze kurambirwa, abandi benshi bamaze kubitesha agaciro, bakibwira ko atinze, hari kuza kwe kuri kera. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu araza kandi araza vuba. Niyo yaza utakiri mu mubiri, ijambo ry'Imana tubwira ko n'abapfuye bose ndetse n'abinyanja zamize ndetse n'abarihe aho waba uri hose, umwana w'Imana nagaragara abantu bose bazahishurwa, abapfuye bazazuka, abantu bose ngo bazazuka kugira ngo babashe guca imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Imana rero iyo ntebe byanga byakunda tuzayica imbere. Yesu rero aravuga ngo dore ndaza vuba. Niko Yohana bishura avuga ngo dore ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari ibyo wabwiwe n'umwami Imana, hari ibyo wumvanye abakwigishije cyangwa se abo mwaganiriye, hari ibyo uzi, hari n'ibyo Imana yakwibwiriye. Ndakwingingira kuba maso, ugakomeza ibyo wakiriye, ugakomeza agakiza wahawe, ugakomeza ubuntu wagiriwe, ugakomeza imbaraga z'Imana ziba muri weho, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Satani muri iyi minsi kuko azi ko igihe cye cyegereje cyo kugira ngo gukora kwe cyangwa se kwigaragaza kwe kurangire, azi ko umwana w'Imana agiye kugaragara, azi ko umwana w'Imana agiye kurangiza ibye, arimo akorana ubushake n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu benshi ababuze bati ibyo bakiriye n'ibyo bafite. Ariko weho mukundwa mwene data, ijambo ry'Imana tubwira ngo ndaza vuba. Ubu ni Yesu wabyivugiraga aravuga ngo babwire Yohana we, babwire ngo dore ndaza vuba, bakomeze ibyo bafite hatagira ubatwara ikamba ryabo. Ndagira nkubwire ngo hari ibyo warahaniye, hari ibyo washatse kugeraho, wakunze kuzaba mu bakiranutsi, wakunze kuzaba mu gihugu cyitwa ijuru, wakunze kuzaba habera bazaba. Bamaso urinde ubugingo bwawe, bamaso urinde ibyo wahawe hatagira ugutwara ikamba ryawe. Izi ndandiko nkuko twagiye tuzinyuramo, uhereye ku rwandiko yandikiye Abefeso, yarababwiye ngo mwibuke aho mwaguye, mu buryo rw'urukundo musubirane urukundo rwanyu. Mwene data bamaso, wigenzure, urebe niba ugifite urukundo nk'urwari ufite kera ugihamagarwa, Imana ikigushaka. Yandikiye abantu b'isi murunda, arababwira ngo nubwo banyura mu makuba n'ubukene bukabije, ariko bahagarare baneshe kugeza ku iherezo ryabo.
Hari umuririmbyi waririmbye ngo intambara zirakomeye, ibibazo ni byinshi, ariko ntagire umuntu udukura mu kunesha, ntagire ikitwanduriza umwambaro wacu mwiza. Ndakwingingira kuba maso nubwo ibirambara zaba nyinshi, nubwo ubukene bwaza, nubwo ibibazo byaza, ariko ube maso, ntagire ikigukura mu mwanya wawe, ntagire ikigukura mu buntu bwawe. Yandikira Perugamu arababwira ngo namwe nzi imirimo yanyu, nzi ko naho mukorera ari intebe ya Satani iba, ngo ariko mwarinze ibyo kwizera. Ariko arababwira ngo ikibazo mufite nuko mwakundiye abantu bamwe na bamwe bafite inyigisho z'abanikorayiti bakaza bakabana namwe. Ndakwingingira kuba maso muri ibi bihe tugezemo, utazinjirirwa n'abigisha b'ibinyoma, utazinjirirwa n'abahanuzi b'ibinyoma, utazinjirirwa n'abantu bafite inyigisho zipfuye cyangwa se bafite ubundi buryo bupfuye. Ndagira ngo ube maso, urinde ibisigaye, kuko uzaza ari hafi, araza vuba. Niko twasomye ngo dore ndaza vuba. Ba maso, urinde hatagira ukutwara ikamba ryawe. Yagumye kwandika inzandiko nyinshi, yandikira Tuwatira arababwira ngo mwebweho rwose ndabazi. Wandike marayika w'itoro ry'Ituwatira uti umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bisa n'umuringa w'umutaka aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe. Ariko nabo hari ikintu yabagaye gisa nk'icyo hirya hejuru. Arababwira ngo ikibazo bafite, wisomye ku murongo wa 20 ngo nyamara afite icyo nkugaya, kuko ukungira urya mugore Yezebeli uriya kaza agaturana nawe. Rero ngo ube maso, uyu mudamu imyuka mibi ya Yezebeli, imyuka mibi y'abanikorayiti itazegera hafi yawe, ejo ikakwangiriza bigasenya icyo wari ufite, kandi ukwiye kugikomeza kuko uzaza ntazatinda. Ba maso. Arakomeza yandikira itorero Gisarudi arababwira ngo imirimo yabo ngo yuko bariho nyamara akaba ari intumbi. Arababwira ngo yababye ngo ariko gucyakora gwari babukeya b'Isarudi batanduje imyenda yabo. Rero ngiye ngo be maso, urebe niba utari wanduza umwenda wawe, kandi niba umwenda wawe waranduye, rega ushobora kwanduza umwenda wawe mu buryo bwo ushobora kuba ufite urukundo, ejo Satani akakuvangira ukanduza urukundo rwawe. Ushobora kuba ufite ubugwaneza, ejo Satani akakuvangira ukangiza ubugwaneza bwawe. Ushobora kuba ufite uburyo bw'impano runaka iyo ari yo yose, Satani akakuvangira ukanduza impano yawe. Ariko ba maso, ukomeze icyo wari ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Nuko yandikiye na Philadelphia aho tumaze gusoma ku murongo wa 11 aravuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. 3:11 twatubwiye ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Reka babwire bene data, nuko yandikiye na Laodikiya ugisoma ziranzandiko zose, ikintu kirimo gikomeye ni ukugira ngo tube maso, twitegure, tumenye ibihe tugezemo, tumenye aho tugeze, dukomeze icyo dufite, ejo hatagira umuntu utubuza gusingira icyo twamaze igihe duharanira. Nuko na Paulo nawe yaravuze ngo ararasana, ararwana kugira ngo ahari azasingire icyo amaranira kuzafata. Nagira ngo nkwinginge mwene data mushiki wanjye, ba maso, ibihe nibitume utaba maso ngo ejo utazasingira icyo wamaraniye kuzafata. Imyuka cyangwa se n'ibindi bintu byose bidukikije muri iyi si byima umwanya utumbira hugana. Ube maso hatagira rwose ukubuza gutwara cyakuzahabwa ikamba ryawe. Imana ibashoboze, kandi Imana yongere ibashoboze gusubira muri izi nzandiko nk'uko twazivuzeho, guhera ku rwandiko rwa mbere Yohana yandikiye muri Efeso kugira ku rwandiko rwa nyuma, uko ari inzandiko 7, uzusubira muzisoma cyane, wongere wiyibutse. Ariko uraza gusanga igikubiyemo icyo babwiraga amatorero yose ni ukugira ngo babe maso, barinde ibyo bahawe, ejo Satani atabanyaga ntibagere ku cyo bari bagambiriye kuzageraho. Imana ibashoboze kuba maso, kandi nayo ishoboze kuba maso kugeza ubwo umwami wacu Yesu azazira, azasange turi maso duhagaze mu byizerwa. Niko mbasabiye nayo nisabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.